umuntu w'umumama asaba n'umukobwa. Hari umuntu twagiye impaka icyo kintu tukivugeho ubwire. Umukobwa yavamo umugore uvuga yego cyangwa hoya? Yego byakunda. Hanyuma se umugore yavamo umukobwa? Ntago byakunda. Yaramakanyije ngo umugore ngo umukobwa niwe mugore, ngo umugore niwe mukobwa, tubijyaye impaka. Atuma gripe ziranyishe. Atuma nyine mvuga ati ngiye ngo nyine ndi imvange. Niho nabikuye. Yego. Gusa igihari nzi umukobwa yavamo umugore ariko umugore ntago yavamo umukobwa. Kubera iki rero? Kubera iki? Kubera yuko ikiba cyatumye uba umugore ntago cyasubira inyuma, sibyo? Urugero wamaze kuba umugore, ushobora kuba warabyaye, ushobora kuba uvuga ngo kuko ntabyaye nkaba narashatse ngo naba ndi umukobwa. Ntago bikora. None niki kintu gituma umuntu yitwa umugore? Niki kintu gituma umuntu yitwa umugore? Ikintu gituma umuntu yitwa umugore, yego, nuko aba yarabyaye, yaba yarabyariye iwabo. Icyo gihe naba ari umugore, aba ari umufemeri. None se ubwo abagore bafite ibice bingahe? Abagore bafite ibice bingahe? Kuko baramaze kuba umugore, kuko ntago tuzamwita umukobwa kandi afite umwana. Ubwo already ni umugore. Ni umugore, uwo ngo aba yabaye umugore kuko aba yahuye n'umugabo. Yego. Abantu buretse. Ubwo nta mukobwa ukiri ku isi. Niba umuntu wese ubana n'umugabo aba ataba umugore tayari. None se wabyara utahoya? Wabyara se utagize? Nese ubu tuvuga wabyara se utahuye n'umugabo? Tuvuga se ko abakobwa batajya bahura n'abagabo? Oya, urazi aho hantu warushatse kumfata rero ntago uri buhamfatire. Birashoboka ko wahura n'umugabo ntagutera inda, sibyo? Ariko mwasambanye nyine. Ariko mwahuye, sibyo? Yego. Ntabwo twakwita ngo uri umugore. Kandi umaze kumbwira yuko umukobwa wabyariye iwabo aba ari umugore kuko yahuye n'umugabo. Baba bahuye nyine. Umwana kuko yabyaye biba bigaragara ko nyine yahuye n'umugabo, ko ntago iyo nda ntago yabaye ikintu nacyo uransubiza. Urukumva ngiye ukuntu numva wenda ikintu kigira umuntu umugore nuko aba yarabyaye. Turacyemeranwaho? Icyo turagihurizaho nawe. Turagihuriza. Muri aho turabakiriye kuri Gakire TV show. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro. Tubaye karibu, tubaye ikaze kuri iyi channel. Muyikunde, natwe muri kubona mudukunde. Nizere ko mumeze neza muri amahoro, natwe turaho muri kutubona. Ndi kumwe n'umupapa hano w'ibogari. Murazi ko ngiye ngo ndamabogari simunzi. Ubwo rero turabakiriye, tubaye karibu mubane natwe paka igihe turi buvira hano imbere ya kamera, paka igihe turi busoreze ikiganiro. Turakwakiriye kuri Gakire TV show. Murakoze cyane. Meze mute? Abantu turaho kabisa, tumeze neza ntaribi. Ko utuje cyane? Ndabona utuje cyane, kandi njye abantu batuje cyane gukorana birangora pe. Wihangana n'ubu ndi kugusarira. Ntago mbivuze nabi. Nuba ndi kugusaraho. Oya, nta kibazo, urabyihanganiraho ntari bitari bugende neza, urabyihanganira buriya niko iyo miterere yanjye. Uhora witurije. Nuko nibera ariko ndagerageza ko biri kose ntago bitunanira. Jewe rero ndagasazi gatere aho ngaho. Ndakwakiriye nawe kuri Gakire TV show. Yego. Uyumve mikaze, ugire uganirize nagira ahantu habwe umisha. Sibyo? Amakuru yo hanze aha. Amakuru yari meza. Uretse indwara ziri hanze aha mbona zabaye nk'icyorezo. Ziratwica ahubwo. Amagripe, gusarara n'ikirumba nanjye nasaraye, ntago ijwi riri kurekura kuza neza. Ariko uko biri kose
abakunzi bacu bari bashe kubyumva. Ariko njyewe nubwo muzi ako ntabwo abakunzi bacu bakuzi, wakibwira abantu uri umupapa, uri umuhungu, uri umusore, uri iki muri make nyine bacire mu bucamake. Njye ndi umupapa. Abana bangahe? Ndi umupapa w'abana batari munsi ya 6. Yes we. Urumva ko nshaje. Batari wivuga ngo batari munsi kuko ntabwo twamenye uruhe mubare. Vuga ngo 3 yire uvuge ububare. Biracyari babikubagamiye, it's okay. Ubyihorere nta kibazo. Gusa ndi umupapa w'abana. Ibyo birabaye. Ibyo birahagije. Kuko ubu ngubu turi kuganiriza abatumirwa bacu. Oya, abatumirwa. Abakunzi bacu. Abakunzi bacu. Bandenganya wacu sina. Uvuye he mu majaruguru? Wacu sina hada. Ni hehe? Mu cyaro. Mu cyaro cya kure. Uriyumvute rero uri kwiyumvute kuba wicaranye mu kiganiro, kuba uri hano kuri no channel yacu. Abantu benshi barayikunda, abantu baradukunda. Wowe uri kwiyumva gute mu byiyumviro byawe? Shane byiza cyane kuba mwangiriye icyizere. Yego. Ibyo nabyo biba ari ibintu byiza byo gushimirwa. Ubwo rero kuba mwangiriye icyizere mukantumira ngo tuganire, suko hari habuze abandi bazi kuvuga neza. Mbese hari benshi mwaciyeho mubona ko ari ngiye ukwiye kuba ndi muri uno mwanya. Twaguhisemo. Mwamisemo. Muri make twaguhisemo. Yego. Uri kwiyumva. Ndabashimiye cyane. Ndumva ngowe neza cyane nta kibazo. Kuba uri kumwe n'umukobwa nkanjye. Ndi mwiza aho kamasimbuke. Ndi mwiza. Ako kantu uvuze nanjye ntago nigeze nkubaza. Uri umukobwa, uri umumama, uri umuki? Ndi byose. Ndi byose njyewe. Urimo umumama ukaba n'umukobwa. Ukaba n'umukobwa. Urumva kuri melange. Je ndi imvange. Ndakavage. Ntago siwabye gurafata mu mama cyangwa mu bakobwa. Ako nyine of course ubundi se umuntu w'umumama saba n'umukobwa. Hari umuntu twagiye imbaka icyo kintu tukivugeho ubwire. Umukobwa yavamo umugore uvuga yego cyangwa hoya? Yego byakunda. Hanyuma se umugore yavamo umukobwa? Ntago byakunda. Yaramakanyije ngo umugore ngo umukobwa niwe mugore, ngo umugore niwe mukobwa, tubijaye imbaka. Atuma gripe ziranyishe. Atuma nyine mvuga ati ngiye ngo nyine ndi imvange. Niho nabikuye. Yego. Gusa igihari nzi umukobwa yavamo umugore, ariko umugore ntago yavamo umukobwa. Kubera iki rero? Kubera iki? Kubera yuko ikiba cyatumye uba umugore ntago cyasubira inyuma. Sibyo? Urugero wamaze kuba umugore. Ushobora kuba warabyaye, ushobora kuba uvuga ngo kuko ntabyaye nkaba narashatse ngo naba ndi umukobwa. Ntago bikora. None niki kintu gituma umuntu yitwa umugore? Niki kintu gituma umuntu yitwa umugore? Ikintu gituma umuntu yitwa umugore. Yego. Nuko aba yarabyaye. Yaba yarabyariye iwabo. Icyo gihe naba ari umugore. Aba ari umufemeri. None se ubwo abagore bafite ibice bingahe? Abagore bafite ibice bingahe? Kuko baramaze kuba umugore, kuko ntago tuzamwita umukobwa kandi afite umwana. Ubwo already ni umugore. Ni umugore, uwo ngo aba yabaye umugore kuko aba yahuye n'umugabo. Yego. Abantu buretse. Ubwo nta mukobwa ukiri ku isi. Niba umuntu wese ubana n'umugabo aba ataba umugore. Tayari. None se wabyara utahoya? Wabyara se utagize? Nese ubu tuvuga wabyara se utahuye n'umugabo? Tuvuga se ko abakobwa batajya bahura n'abagabo? Oya urazi?
aho hantu warushatse kumfata rero ntabwo uri buhamfatire. Birashoboka ko wahura n'umugabo ntagutera inda, sibyo? Ariko muba mwasambanye nyine, ariko mwahuye, sibyo? Yego. Ntabwo twakwita ngo uri umugore, kandi umaze kumbwira yuko umukobwa wabyariye iwabo aba ari umugore kuko yahuye n'umugabo. Baba bahuye nyine, umwana kuko yabyaye biba bigaragara ko nyine yahuye n'umugabo, ko ntago iyo nda ntabwo yaba yahetse. Ikintu nacyo uransubiza, urukumva ngiye ukuntu numva wenda ikintu kigira umuntu umugore nuko aba yarabyaye. Turacyemeranwaho, icyo turagihurizaho nawe. Turagihuriza. Uri umukobwa kikamugira umugore nuko aba afite umugabo, cyangwa se yarabyaye. Hoya nese ubwo barababyarira iwabo ko uri warabyariye iwabo aba ari umugore. Ura ntabakiri umukobwa, aba ari umugore. Ubwo raba ari ngo se bagice aba ari icyo nazi. Hoya we batuka. None se kangubaze ntago ubu uri umugore. Bavuze ngo abagore batonda umurongo n'abagabo babo. Wawutonda. Bavuze ngo abagore batonda umurongo n'abagabo babo. Wawutonda. Abapfakazi ntibabaho. Hari n'igihe yaba ari iwabo yarapfakaye. Waramwigeze. None rero uriya nawe aba yarabaye umugore, kuko nubwo yahura n'umugabo ati ngiye kukurangira umugabo. Urumva? Yego. Ahenda akamubwira ati jewe umugore umuntu nkurangira ni umugore ubyaye rimwe. Yenda tuvuga yabyaye rimwe n'urugero. Yego. Abyaye rimwe ariko ntago yigeze ashaka ngo bamutunge mu rugo. Yego. Urumva? Ariko aba yitwa umugore kubera yuko yabyaye. Ntago tuzamwita umukobwa kandi cyamugize umugore gihari. Harya wabwiye ngo uri umupapa ufite urugo n'abana ufite n'umugore. Yego. Ngiye kukubaza ikibazo. Ukinsubiza neza kuko ngiye kuvuga ku bagabo hari igihe ntadakara. Nyine nta kibazo, ni numva ubwo bushobozi bwo gusubiza mufite. Urabufite. Ni iki kintu gituma muri iyi minsi ubona abagabo batagishaka kwita ku ngo zabo cyangwa bita ku bagore babo? Niye mpamvu iki kintu ubona kibitera? Hari ukuntu ubona nk'umugabo afite nk'urugo ko kubona ari kujya gushurashura mu bandi bagore, nagakeneye kwita kuri rwa rugo afite n'abana yabyaye. Ubona ari iki kintu kibitera? Kandi nibyo bintu byiza muri iki gihe. Nyine ibyo byo bibaho binariho. Yego. Ariko rimwe na rimwe hari igihe bituruka ku mibanire itari myiza y'umugore n'umugabo. Hari igihe umugore aba atabona umwanya wo kwita ku mugabo, kandi buriya abagabo ni abantu bakunda kwitabwaho. Shayekeke ntago byemera. None se urambwira ko ajya hanze gushaka abandi kubera babuze iki? Nanjye cyaranyobeye kuko nyine ngewe uko mbyumva numva ko umugabo ujya hanze hari ibyo aba yabuze mu rugo iwe. Urumva? Cyangwa ahubwo aba yarabibonye akabihaga kumva cyane kujya kureba iby'ahandi. Erega ntago sibundi biriya bintu wabihaga buriya. Ntago wabihaga ahubwo ubiguha niwe ubiguhaza, ubiguha bitewe n'uburyo abiguhamo. None se kangubazi kubera iki yo mugishakana? Iyo mugishakana nyine mugikundanye. Uba wumva bikunyuze. Ako uko iminsi ngende ko mbibona, uko iminsi igenda ishira ugenda ubihaga wumva ukeneye kujya kureba n'iby'ahandi. Urabona rero. Ahubwo yemba ari irari mu bagabo cyangwa se ari kisubu. Ni ukutanyurwa. Urabona rero. Cyari ukunda kureba. Oya, urabona abagore mugira akantu ko guharara. Iyo ukiri mushyashya mu rugo, umuntu yaragushatse muri iyo minsi ukuri yo bwabaga, umugabo akinjira ukamwoza ibirenge, akacyayi hariya iki, ukwezi kumwe wamara gutwara inda umaze kubyara, bya bindi byose wajyaga umukorera bamubwira ngo genda ubyikoreye cyangwa none se ntabwo ubona ko agira izindi nshingano. Yego. Ziyongere kuri za zindi. Ariko hagati aho hari uburyo wabwiramo umuntu ukamubwira ati rero sheri wanjye urabona twungutse umuryango, kandi uwo muryango nawo ukeneye kwitabwaho, ukeneye izindi mbaraga, ndagira ngo hano ntuzahandenganyirize.
Ndetse we ntabwo uri ndagira ngo hano nubona nitaye ku mwana cyane nari kukurebaho ntuzahandenganyirize ndagira ngo naho ujye umenya yuko n'ubundi nkigukunda. None si ikibazo mba ndi kwibaza weho ni ngombwa ngo babikubwire ntabwo uri kubona ko inshingano zabaye nyinshi? Oya, hari abantu bitwaza ibyo ngibyo. Yego, hari abantu bitwaza ibyo rimwe no ese tubare nk'umuntu ufite umukozi ko uwo mukozi ari cyo waramuzaniye n'ubundi ukamubwira ati mfasha umwana nanjye ngire ibyo nikemurira hariya, ibyo ugira ngo se ni ibintu birebire. Ubwo nukuvuga hano ubwo ari ibintu biba binasaba isaha yose. Ubwo nyine unsubije ko ari abagore baraharara. Yego, urumva ubwo rero hagati aho nari ntararangiza. Iyo umugabo amaze kugira gute kubura bya bintu uko yajyaga bibona mu rugo, nibwo wamumenyereje mu kibano. Yego, akagenda akajya nko ku isantere cyangwa mu bandi bantu bagendana kumva ibiganiro bafite. Yego, yumva yaratakaye. Urumva arijya zura n'inshuti ze zikamubwira ati njyewe mbaho gutya nkaceremba ntya nkabigenda gutya. Ntakavuga ati ariko ubundi njyewe wazajyaho nkareba. Ariko nawe urabizi ko byeze. Iyo agiye yakase agasanga hari ishyamba n'iryeru. None se ikibazo ugeze hahandi nawe bakaguharara ukwezi kumwe nawe bikagenda kwa kundi wakongera kujya n'ahandi ugakomeza kujya n'ahandi. Hoya bariya hariya baraguharara byo bitewe n'icyo wanajyanye, sibyo? Ntago wagenda imbokoboko. Ese icyo gihe rero kuguharurukwa nuko nawe bya bindi wajyanaga iyo bikubye icyo gihe nyine hahandi ntago wongera kubigukorera. Mu gihe wa mugore wawe wiwe yabyaye ubona ko inshingano ziyongereye, we nta kintu kinaba gushakaho, we agukunda nta kintu kinagushakaho. Ako handi uba ujya baba gukeneyeho n'indoye, baba bafite ibyo gushaka ku buryo si ubwego ibibuze batakubyaye. Biba binakenewe kubera yuko nawe ababizi neza ko atazagorana igihe cyose. Kubera ikizi abikoze neza se ntabwo yakwegukana, si tujya tubibona. Oya, hari igihe umuntu ubona mukunda ukumva nta utagenda gutyo ngo uhereyo ukavuga ati reka ngende nitikurire y'akaraka. Ubwo se icyo gihe umukunda ntabwo umukunda. Umuntu ukunda ntabwo ushaka gutekereza ibyo biraka byo hanze ujye kubikorayo, ntabwo umukunda. Icyo kintu ko yakikwima kandi yakaba afite impamvu yize. Se yakikwima adafite impamvu, wenda atananiwe cyangwa ariko nari ikintu cyatuma avuga ngo gurananiwe nukora inshingano zawe, aho ntabwo mbashyigikiye. Ariko abagabo b'iyi minsi Imana, oya buriya ibyingo by'iyi minsi byo reka tunabiveho n'abagore ariko nukoda, kubera ko buriya nureba ku bijyanye n'ingo ntukareba uruhande rumwe, ureba impande zombi. Ijisho ryawe rireba mu bagabo, urumva? Ufite ijisho rireba mu bagore nawe abona ari abagore, urumva? Rero jya ugira amaso areba impande zombi, mu mpande zombi ufata impande zombi uvuge ati se hano byitwaye bite, hano byitwaye bite. Ko ugiye kubogamira mu bagore usanga abagabo, hari igihe usanga amakosa ari ay'abagabo. Ugiye kubogamira mu bagabo hari igihe usanga amakosa ari ay'abagore. Ariko iyo wumvise impande zombi umenya aho bipfira, sibyo? Reka tugushimire rero ko wemeye kubana natwe ukazwa dutega amatwi ukaba twihangana nyine ukabana natwe, turagushimiye cyane. Murakoze cyane. Tunashimira abakunzi bacu mwemeye kubana natwe, nakagaruka nawe ubutaha turabakunda. Murakoze cyane, bye. Wasoje kameraman.